muraho. Kristo Yesu nashimwe. Mwene so Evangeliste Ernest, ndagira ngo nkuganirize ku minsi ya nyuma, tuganire ku kibazo kibaza ngo ese koko twaba turi mu minsi ya nyuma? Turebe n'icyo Bibiliya ibivugaho. Ese koko twaba turi mu minsi ya nyuma? Turareba n'icyo Bibiliya, ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Iyo witegereje muri iyi minsi ubona indwara z'ibyorezo, ukabona abantu guhiga amafaranga, imibereho, kumva amakuru, intambara, ukumva n'impuha z'intambara, nk'uko byavuzwe ngo ubwo muzumva intambara hirya no hino ku isi, ishyanga ritera irindi, ukumva impuha z'intambara, mukabona indwara z'ibyorezo, ngo bizaba ari ibimenyetso. Ese koko turi mu minsi ya nyuma? Isi ihagaze he? Hari ubuhamya gato nshaka kuguha mbere yuko ninjira mu cyegeranyo naguteguriye. Umunsi umwe nigeze mpura n'ibibazo mu rugo, ngira uburwayi, ngira ubukene bw'amafaranga, imyambaro, ndahangayika, maze njya gusenga ndi njyenyine, nicara ahantu ndasenga. Nicaye n'ahantu hagayitse kuko nari nifitiye ibibazo. Hari igihe ibibazo biza ntiwirirwe ureba n'aho ugiye gusengera. Nicara ahantu mu gipangu, ariko hasi negamira urukuta rw'inzu ndasenga. Nari nkeneye amafaranga, imyambaro, minerivare z'abana byashiriye rimwe, ayo kwishyura amadeni n'ibindi bitandukanye. Ndataka nsenga Imana n'agahinda kenshi ngo Mana, komba imbere yawe nkabana nawe, ntabara, ndengera. Mu by'ukuri ugiye mu mubiri ugatekereza mu bwenge no mu mwuka, ye wabona narindi mukuri, kuko narindi gusaba Imana ngo indengere, intabare, kuko niyo tubwira niyo turirira. Uzi ikintu Imana yansubije? Yampaye ijambo irambwira ngo tureke kwifuza nk'abo muri iyi si, ngo kuko igihe cyo kuyibamo ari gitoya, tukaba tutazi umunsi n'isaha, kandi uzaza ntazatinda. Iryo jambo maze kurihabwa, nibwo nabwiwe n'Imana imbwira ngo izi ko nshonje, izi ko nkennye, kwambara, kurya no gukemura ibibazo, irambwira ngo noneho ubwo wemeye ko ugomba kwifuza iby'ijuru, ugakumbura ijuru nk'uzaritaha, ndagutabaye, n'ibyo waje kunsaba ndabiguhaye, ariko impa agasopo. Irambwira ngo ugende umenye ko igihe cyo kuba mu isi k'umwana w'umuntu ari gito, mu isi atari iwacu. Bene data rero, tuzataha. Impamvu nkubanje ubu buhamya ni ukugira ngo nkwibutse ko tuzataha. Yesu yaza ku mugoroba, yaza mu gitondo, yaza nijoro uryamye, yaza uri mu kazi. Niyo mpamvu ukwiye guhora ugorora inzira zawe, ugatunganya imigendere yawe, ukisubiramo, ibyo bita kwikorera self revision, ukareba ngo mbese ndatunganye, kuko Yesu kuza ko azaza. Mu cyegeranyo naguteguriye ndagira ngo nkubwire ko imperuka ihari, imperuka y'isi. Hazabaho umunsi uteye ubwoba, ngo abibone n'inkozi z'ibi bose bazashya, niko Bible ivuga. Ariko kandi mbere y'uko impanda ivuga, imperuka y'umuntu igiza, umuntu ku giti cye, kumva ngo umuntu arapfuye, kumva ngo umuntu aratashye. Niyo mpamvu ari ngombwa guhora tugenzura imigendere yacu, tukitegura Yesu igihe cyose, kuko ngo azaza nk'umujura. Reka rero twinjire mu cyegeranyo naguteguriye. Abantu benshi bibaza muri iki gihe, bakabona intambara ziri kuba ku isi, bakabona ibiza bidateguje, inkongi z'imiriro, amazi y'imvura akabije, imyuzure, ibibazo by'ubukungu, urwango rwiyongera, ubuzima bwo mu mwuka bugenda bugabanuka ku bantu bamwe. Benshi baribaza bati ese koko turi mu minsi ya nyuma? Reka turebe rero icyo Bibiliya ivuga ngo usubize, ubundi turi mu bihe bihe. Ni karibu, fata Bibiliya yawe dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 24, duhere ku murongo wa 6.
Yesu yaravuze ati muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Iki uracyumvise? Uyu munsi isi yuzuyemo amakimbirane n'intambara, ibihugu byinshi birahanganye. Iyo turebye tubona abantu benshi bafite ubwoba bw'ibizaza, ariko urumva ko Yesu yavuze ko ibyo bitazabura kubaho ariko iherezo rikazaba ritaraza. Mu yandi magambo, nta muntu n'umwe uzi umunsi n'isaha. Icyo tugomba kumenya ni uko Yesu ari hafi. Umuntu uzaguhanurira ngo Yesu azaza ejo mu gitondo, uzamenye ko akuvangiweho, cyangwa ngo ejo saa sita. Ahubwo icyo tuzi ni uko Yesu aza vuba adatinze. Bivuga ngo imperuka y'umuntu yagera, imperuka rusange impanda nawe yavuga, ikavugira mu bicu. Ese wazamurwa? Ikimenyetso cya kabiri ni ubugome buzagwira. Matayo 24:12, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Urebye muri iyi minsi turimo, ubona ko hari ibintu byinshi by'ubugome. Wakumva amakuru ukumva ngo umuntu yishe umugore, ngo umuntu yishe umwana, akagambane kabaye kenshi. Iki nacyo ni kimwe rero mu bimenyetso Yesu yavuze. Impuhwe ntizikibaho, ababyeyi ntibakimenya abana, abana ntibamenya ababyeyi, inshuti ziragambanirana, urukundo rw'ukuri rugenda rugabanuka. Icya gatatu, abantu bazikunda kurusha uko bakunda Imana. Soma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Nkwibutse ko iyi ari amabaruwa, ari bumwe mu bwoko bw'amabaruwa Pawulo yanditse twita epistles. Iyi ikaba yitwa pastoral epistles cyangwa se ibaruwa za gishumba zigamije gukebura abantu ngo bahinduke. Umva uko yanditse: umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari n'abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibinezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Uyu murongo wa 5 dusorejeho, umuntu yakubwira Yesu akakubwira umwuka wera, akirirwa yigisha umwuka wera, ariko mwagira ngo musenge mujye mu mbaraga z'umwuka wera akavuga ati sindi kumwe namwe. Umuntu yakuririmbira neza, umuntu ariko washaka imbuto. Uyu murongo wa 5, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ibindi simbisomye, ariko umurongo wa 6 harimo amagambo avuga ngo harimo abagabo bombokera mu mazu y'abandi, bagatwara abagore nabo batagira umutima. Binabyo nzabisobanura cyane mbyinjiremo, uburyo abagore bakwiye kugira umutima n'abagabo bagatunga umugore umwe. Kwikunda rero bireze, abantu bakunze amafaranga ku buryo bakwica n'umuntu. Ubwibone bwarateye, abantu baratukuye, abandi babaye imihondo. Ibyo reka mbireke, batumvira ababyeyi, bakunda ibibanezeza kuruta Imana. Iyo urebye imibereho y'iki gihe usanga aya magambo Pawulo yavuze arimo gusohora imbere y'amaso yacu. Imana ibane natwe. Ingingo ya 4, ubutumwa bwiza buzabwirwa amahanga yose. Tujye muri Matayo 24:14, kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Muri iki gihe turimo, YouTube iri kubwiriza ubutumwa, Facebook, televiziyo, radiyo n'izindi mbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwiza burimo kugera ku bantu benshi kurusha mbere hose. Iki ni ikimenyetso gikomeye. No kuri tele mu materaniro, ivugabutumwa rwose ryaramamaye mu Rwanda no ku isi hose. Ibi rero ni ibikwereka ko turi mu kuramukwa cyangwa turi mu bise, kandi ko isaha iyo ari yo yose, igihe icyo ari cyo cyose, Yesu yaza kandi agatungura abantu. Wowe uri kunyumva,
umugani wa ya ndirimbo ya Gatenga. Ngira ngo nkubwire ikintu nanjye, ni iki dukwiriye gukora kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu? Nubwo turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bigoye, Yesu ntiyaduhamagariye kugira ubwoba, ahubwo Imana idusaba kwihana. Kwihana mu gitondo, kwihana saa sita, ukihana ku mugoroba, ukihana. Kuko Yesu yazana nijoro uryamye, yaza uri muri materinite uri kubyara wowe n'umwana mukagenda. Cya kabiri ni ugusenga. Udasenga azatungurwa rwose. Mu masengesho niho Imana igukeburira ikakubwira iti ibi bishyire ku murongo, ikakubwira iti ejo hameze harya. Dusenge tutajya mu moshya. Kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mugabo, jya mu rugo rwawe, va mu rugo rw'abandi. Mucuruzi, reba umunzani wawe, tanga imisoro. Kuguma mu kwizera. Imari Yesu yasize ku isi ni ukwizera. Ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu bantu? Kwizera ni umutungo wimukanwa, ni umutungo udahomba, ni umutungo wungura. Iyo umuntu ategetse yizeye biraba. Imana ishyigikira abagabo n'abagore bizera, agashyigikira abana n'abasore n'abakecuru n'abasaza bizera. Ikindi, Yesu adusaba kwirinda kuyobywa, tukaguma mu byo twizeye byo gukiranuka no kumutegereza. Kuko ijuru niryo rifite ifirimbi ya nyuma, rizi n'igihe cya nyacyo. Soma Matayo 24:13. Haravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Imirimo ukora ongeraho gukizwa no kwihangana. Wikwihangana mu gitondo ngo nijoro urambike, ihangana igihe cyose kandi wihanganira abantu bose. Amakuru meza kuri wowe rero nshaka kuguha, Imana iracyahamagara abantu. Nubwo bimeze bityo, ntabwo urutonde rw'abagomba kujya mu ijuru, lisite ntiruzura. Urugi ntirurakingwa, Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi ntarajya kuyimanza. Nubwo ibimenyetso byinshi rero byerekana ko turi hafi y'iherezo ry'ibihe, ariko Imana iracyafunguye umuryango w'ubuntu ngo uwihana yakirwe. Ifirimbi ntabwo iravuga. Kugeza ubu tuvuga, ntawe uramenya itariki n'isaha. Imana niyo yonyine. Byatinda cyangwa rero bigatebuka. Uyu munsi niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, igihe cyo kubikora ni iki. Ntituzi umunsi cyangwa isaha. Uzabikubwira azaba aguhanuriye ibinyoma nk'uko nakubwiye, ariko tuzi ko Imana ishaka ko duhora twiteguye, dukenyeye mu mitima, amatabaza yacu yaka. Bene data rero, nshuti wanteze amatwi, mu gusoza iki kiganiro naguteguriye cyiza cyo kugukebura, kukumara ubwoba, ariko kandi kikagutunganya. Ibibera ku isi biduhamiriza ko turi mu bihe bikomeye cyane, ariko kubizera Kristo ntabwo ari igihe cyo gutinya, ni igihe cyo kwegera Imana kurushaho. Niba koko turi mu minsi ya nyuma, ikibazo si ni ryari Yesu azagaruka, ahubwo ikibazo gikomeye ni ese Yesu agarutse uyu munsi yasanga niteguye? Ibaza iki kibazo. Ndakwibutsa ko umuntu ku giti cye ajya agira n'imperuka ye. Nabyo bigutere kwisubiramo wisuzuma. Imana niguha umugisha. Imperuka y'umuntu igiba uburwayi, kumva ngo impanuka itwaye umuntu, kumva ngo umuntu yaryamye anyerera muri dushe aragenda. Imperuka yawe nayo yagera ukava mu isi, ugasigara utegereje ko impanda izavuga ariko utagihumeka. Uyu mubiri rero ntukwiye kugushuka, ahubwo ukwiye gufata ingamba zo kwezwa, ugakiranuka, ugafata ingamba zo gusenga, ugafata ingamba zo gukorera Imana, ugafata ingamba zo gutegereza Yesu. Yaza mu gitondo, kuko ngo azaza nk'umujura. Jya guterana, senga, shyira ubwibone hasi, fasha, ba maso mwene data. Waba ugize icyifuzo ngo dufatanye dusenge isengesho ryo gusoza iki cyigisho, ca bugufi dusenga Imana. Mana Data, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ku ijambo ryawe. Dufashe kumenya ibihe turimo no kugendana nawe buri munsi. Dukomeze mu kwizera, uturinde kuyoba. Haleluya.
kandi utugire abantu biteguye guhura nawe igihe uzagarukira. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka akurinde, ube maso, nanjye mbe maso, tuzahurire mu ijuru, aho tuzabana n'Imana iteka ryose ubudatandukana, hehe n'amarira n'agahinda. Imirimo yacu mu isi izaduherekeza. Imana ibahe umugisha.